ese ni igiki kirimo gutuma ingo zacu zisenyuka? Ese muri kiriya cyumba bimeze gute? Ese mu cyumba cy'abashakanye harimo ibihe bibazo? Ni ayahe makimbirane arimo? Ese ntushobora kuba uri mu cyumba cyawe n'umugabo akaba muke? Ese ntimushobora kuba mwaratandukanye mu buryo bw'ibanga, wabareba gutya akabona murabana ariko mwaramaze gutandukana? Reka twongere tubahe ikaze bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro cy'umuryango, bakunzi b'ikiganiro cya Shangazi, turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Muri inshuti zacu turabakunda, tugenda tubibona kandi namwe mugenda mubibona ko tubakunda. Uburyo muza mukeneye ko tubafasha tukagirana ibiganiro bitandukanye, mukagaruka kudushimira. Reka rero tubabwire ngo murabe igiciro kandi murabe akamaro, murabe ingenzi ku buzima bwacu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubishimira. Reka rero nk'uko bisanzwe dutangire dusenga Imana, kuko murabizi ko tuba tugomba gusenga. Imana niyo ya mbere, Imana niyo tugomba gushyira imbere mu bintu byose, kuko niyo itubeshejeho, niyo iduha ubuzima, niyo iduha kuramuka. Reka tuyisenge rero kuko niyo Mana yo kwizerwa. Imana ishimwe, turagushimiye Mana kuri Mana yacu nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye iki kiganiro utwemereye ko tubonekamo, reka izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bafite ingorane zikomeye mu ngo zabo, reka ubagirire neza, uhindure ubuzima bwabo, uhindure amateka y'ubuzima, ukora ibikomeye, ukora ibitangaza. Urakoze, turagushimiye. Ngaho bana n'ababyeyi, bane n'abagabo n'abasore n'inkumi, ubagire neza, ukemure ibibazo byabo kandi ubiteho kubera ko uri Imana ishoboye byose. Izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu, amen. Turabakunda cyane rero kandi ni ukuri muri abantu beza cyane. Imana ibaha umugisha. Tuje rero mu kiganiro cy'umuryango, tugenda tubigarukaho cyane, kenshi dukunda kugaruka ku bijyanye n'umuryango, tureba ibibazo bigiye bitandukanye biri mu muryango, biri mu ngo zacu, birimo gutuma ingo zacu zisenyuka. Ariko murabizi ko ahanini dukunda kwibanda mu cyumba cy'abashakanye, niho twibanda cyane. Ntabwo tujya dutambikira ngo tujye mu bindi, ahubwo twibanda aho ngaho mu cyumba cy'abashakanye kugira ngo turebe ese ni ibiki bitagenda neza. Niyo Imana yaraduhaye impano yo kugira ngo tubashe kumenya ariya mabanga ari muri kiriya cyumba, tubashe kureba ibitameze neza, tubashe kubibonera igisubizo nk'uko Imana yabiduhaye. Nta mpamvu rero yo kugira ngo tubice hirya, tugomba kubivugaho, tukabigarukaho, tukabireba. Ese ni igiki kirimo gutuma ingo zacu zisenyuka? Ese muri kiriya cyumba bimeze gute? Ese mu cyumba cy'abashakanye harimo ibihe bibazo? Ni ayahe makimbirane arimo? Ese ntushobora kuba uri mu cyumba cyawe n'umugabo akaba muke? Ese ntimushobora kuba mwaratandukanye mu buryo bw'ibanga, wabareba gutya akabona murabana ariko mwaramaze gutandukana? Rero ibyo nibyo tugenda tugarukaho, tukareba ni igiki kibitera. Ni iki gituma ufata icyumba cyawe n'undi agafata iki? Ni iki gituma urarana n'umugabo wawe areba hirya nawe ureba hirya, muteranye umugongo? Ni igiki kibitera? Niba mwarashakanye mukundanye, ni gute mudashobora kunoza neza amabanga y'abashakanye? Ni gute mudashobora kwishimana muri mu buriri? Biraterwa n'iki? Biraturuka kuki? Ibyo rero nibyo tugenda tugarukaho cyane, tubireba kandi Imana ikadufasha tukabibonera igisubizo. Murakoze cyane rero. Ni Shangazi Dativa nk'uko musanzwe mutumenyereye. Ndi umumama w'abana rwose batari bakeya, Imana iduha n'umugisha, ndetse n'umugabo. Nahamagariwe gukorera Imana muri ubu buryo bwo gufasha cyane abubatsi ingo. Nahamagariwe kubaka ingo kandi mbona ko bigenda bitanga umusaruro ukomeye cyane. Mbona ko hariho impinduka ikomeye ku byo Imana yampamagariye. Rero mfasha cyane abagabo bafite ibibazo byo mu buriri, abagabo batakibasha gutera akabariro. Ubwo ndimo ndabibwira ibyo nkora, wenda ko babonye ikiganiro cyanjye aribwo bwa mbere. Mfasha abagabo batajya babasha gutera akabariro, byananiye neza, agera ku mugore we mu gihe atangiye gukora imibonano mpuzabitsina, ataranatangira ako kanya akaba ararangije, cyangwa se yagira ngo aranatangiye umunota umwe cyangwa amasegonda bikaba birarangiye, agahita arangiza. Ni ikibazo gikomeye cyane nkunda kugarukaho kenshi. Mu kiganiro gishize navuze uburyo ari icyorezo, bigaragara nabigereranyije nk'icyorezo cyamaze gufata abantu benshi, kitarebye ngo umuntu ni mukuru cyangwa ni mutoya. Ibyo rero nkunda kubigarukaho cyane kuko nzi ko neza byugarije aba bagabo bacu cyangwa se abasore bagiye gushaka. Yashaka umugore mu minsi mikeya akakubwira ati rwose byanze. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi gihangayikishije. Niyo mpamvu rero tubigarukaho kenshi.
mfasha rero abo bagabo bameze gutyo bafite ibyo bibazo, nkabaha umuti bagakira. Uraza tukaganira ukambwira uko ikibazo kimeze, nkurikije abantu maze kwakira. Niyo mpamvu mbegereranya nk'icyorezo, ubona ari ikintu gihangayikishije ku bagabo ndetse n'abantu bagishaka rwose bakiri batoya, bari mu myaka mitoya, usanga ahanini bose cyaramaze kubugariza. Birababaje kandi biteye agahinda, ariko icyo nashaka kubabwira nuko tubafasha kandi tukabaha imiti bikagenda neza. Nani mukubabwira ko rero mfasha abo bagabo nkabaha umuti bagakira, kandi abantu benshi bamaze kuwufata barakize, bimeze neza, barampamagara bakambwira bati shangazi warakoze. Abantu benshi baza nkuko nakunze kubibabwira, baba barazengurutse ahantu henshi hatandukanye, baragiye mu mavuriro atandukanye, barafashe imiti myinshi itandukanye, ariko bagera kwa shangazi nkuko Imana yampaye iyo mpano, bakabona igisubizo. Ntago ari byo kwirata, ntago ari byo kugira ngo wenda ukunde ubikunde cyane, oya, ahubwo no kugira ngo nkubwire ngo igisubizo kirahari, waza utaza, abaza nibo babona ko hari impinduka ikomeye cyane. Murakoze cyane rero, nandi mu kubabwira ko dufasha abagabo bafite ibyo bibazo, abikinishije bikabagiraho izo ngaruka zo kurangiza vuba, bikabagiraho n'izindi ngaruka zitandukanye zijyanye n'imyororokere. Ku bantu bafite abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, bacika intege mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ibyo ni ibintu nkunda kugarukaho cyane, kubera ko mbona ko bihangayikije kandi biri mu gusenya ingo cyane. Ugera ku mugore wawe umunota umwe ukabura arangije, wamugeraho amasegonda ukabura arangije. Hariho rwose n'abatajya birirwa babikora, akamara, hari abajya bazambwira ati maze ukwezi, amezi 2, amezi 3. Icyo ni ikintu kibabaje cyane. Umugore wawe yagushatse azi neza ko aje gushaka ibyo adafite, ibyo atigeze abona iwabo, ibyo ababyeyi batamuhaye, aje kwishima no kunezeranwa n'uwo bashakanye. Hariya niho umunezero w'urugo uturuka. Niba umunezero wamaze kwangirikira hariya, ibintu byose biba byarangiye. Ni hahandi uzasanga amakimbirane, intonganya za buri munsi, se abantu barapfa iki n'iki, nyamara hari ahantu byapfiriye wowe utazi, cyangwa se natwe tutazi, wowe ubwawe n'umutima wawe cyangwa n'umugabo wawe akaba ari mwe mubizi. Ibyo rero uko bigenda biba ibintu birebire, uko ugenda ubura ubushake we mugabo, ukananirwa gukora imibonano mpuzabitsina, ukananirwa kunezeza uwo mwashakanye, ukananirwa gukora inshingano zawe, umugore akagukenera akakubura, umugore akakwifuza kenshi. Hari abagore bajya bazambwira ati ngiyewe rwose ubu meze nabi, umugongo waranyishe, kiziba kinda ndaremerewe, merewe nabi. Ese namubaza akambwira ati ubu meruka gukora imibonano hashize nk'amezi 2 cyangwa 3, undi akambwira ati ngiye naranabyibagiwe burundu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa ikintu kiba kibabaje nuko hari abagabo batabyitaho, abo nabo bariho. Hari abagore bajya bambwira ati umugabo wanjye ntajya byitaho, nubwo nabimuganiriza gute ntashobora kubyitaho. Ati hari igihe mubwira ati tujye kwivuza, rwose wakwihanganye tukajya kwivuza ugafata imiti ko numva merewe nabi, umugabo akamubwira ati reka nta kibazo mfite. Abo bagabo rwose ndabanenga ku rwego rukomeye, ndabanenga. Umugore wawe uramubabaza ku rwego rukomeye. Wamushatse umujyana hehe niba wari uzi ko utamushoboreye icyo gikorwa, niba wari uzi ko utazamukorera ibyo yifuza, niba wari uzi ko utazamunezeza nk'uko yaje abishaka, wamujyanaga hehe? Ikintu kibabaje nuko abikuganirizaho akakubwira reka dushaka igisubizo, warangiza ukabyirengagiza, warangiza ntubyiteho. Aho ngaho nkunda kubivuga mbabaye cyane, ko hari ugiye umugore azakaza arira kubita amarira avuga ati nukuri sinzi uko ngiye kubigenza, ngiye gusenya, ngiye kwisubirira iwacu kuko nta kintu mbona maze muri uriya rugo. Rero mwe abagabo mwe mwite ku bagore banyu, mukunde abagore banyu. Bene ibyo ngibyo byita kwikunda, ko niba umugezaho ukarangiza mu munota umwe cyangwa amasegonda, nyine urarangije ibyo birakemutse, nta kibazo ufite, urikunze. Birababaje rero. Kunda mugenzi wawe, nawe umuhe kunezerwa, umuhe ibyo byishimo yaje ashaka. Niba yaraje ashaka ibyo byishimo, uyu munsi akaba ararira akirirwa arira. Hari abambwira ati rwose ngenda arandira, nkirirwa ndira, umubabaro waranyishe. Ariko nibyo nimugiye, kuko urumva niba umuntu ahora aremerewe nayo mazi yamuhezemo, nuko kutarangiza, nuko kutagira gute, niyo mpamvu azahorana uwo mugongo.
afite amazi yamuhezemo ntasohoka, ntujye umufasha kugira ngo asohoke, ntujye umufasha kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina yishime aruhuke, ntajya aruhuka muri we. Birababaje kuva yashaka, kuva yagushaka nturamukora imibonano mpuzabitsina, urabizi neza ko utaramukorera imibonano mpuzabitsina ngo arangize. Kuva yagushaka ntago yari yigera abona amazi, wari wigera ubona amazi, ukajya umutonganya ngo nta mazi afite ntaki, kandi ni wowe ubitera. Birababaje kandi biteye agahinda, ugasanga ngo umugore wanjye ngo nta mazi, ngo nta mavangi, ngo ntaki. Ese wowe iyo wigenzuye ubona ubikora gute ku buryo wajya kumushinja ko ntayo afite? Niba umugeraho ku munota umwe, iminota ibiri, amasegonda, ukabona ugahita urangiza, ayo mazi arava he? Biragenda bite? Ibyo byishimo umukeneyeho birava hehe ko wowe ubwawe ari wowe wakagombye gutuma ayo mazi aboneka? Birababaje rero kandi biteye agahinda, ugasanga urihagararaho ngo ngewe ngo uyu mugore ngo uzamuca inyuma, se uzamuca inyuma aho uzajya, aho bizagenda gute? Rero ndagira ngo mbabwire ngo bagabo, nkunda kubivuga cyane ndakaye kandi mbatonganya, kubera ko abagore murabababaza. Uyu mugore nibaza kabiri gatatu, nakira abagore benshi baza bagira bati abagabo bacu ntibabyitayeho. Birashoboka ko ari ikibazo wagize giturutse wenda ku burwayi, birashoboka, ariko se niba wabikubwira ati tujye kwivuza ukabyanga, niba kubwira ati rwose wamfashije nkarangiza ukabyanga, uragira ngo bigende gute? Ndimo ndavuga ku bagabo batita ku bagore babo ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ugasanga ntumwitayeho, ntukeneye no kumwumva, ntukeneye nuko akuganiriza. Nibo ndimo kwibandaho cyane. Mwabagabo mwe mumbabarire rwose, ndimo ndakira abagore benshi bafite ibyo bibazo. Niba uzi ko ari ikibazo nawe ubwawe utizaniye, yego birashoboka ko ntiwigeze ukinisha, ntiwagize gute, ni ibintu wagiye kubona birakugwiririye. Shaka umwanzuro nyine, shaka umwanzuro, nta kundi byagenda, kuko nureba nabi uwo mugore aragucika, kandi rwose ntuzamurenganye. Ntago namushyigikira ngo agucike, nta nubwo nabimwemerera wenda nk'ubingishijeho inama, ariko nawe ubwawe shyira mu gaciro, wumve ko mugenzi wawe nawe akeneye kwishima, hanyuma ufate umwanzuro, uvuga uti ngiye gushakisha uburyo bwose bushoboka nivuze. Nababwiye ko mfite umuti, uwo muti urabafasha cyane, ukageza ku rwego rwiza. Niba wakoraga umunota umwe cyangwa se amasegonda, ukageza mu minota 15, 20, 30, gutyo iminota, bitewe n'uko umubiri wawe umeze. Rero ndagira ngo nkubwire ngo wa mugabo we, ntabwo ari byiza kwirengagiza, ntabwo ari byiza kutita ku mugore wawe, ukumva ko nzabikora mbishatse, nzabikora nabonye umwanya, nzabikora numva ndi muri mood yabyo. Igihe cyose we agukenereye, araguhamagara buri munsi, ese waje ko numva ngo ukeneye, ntumwiteho, mu burira aragukoraho agira ngo nibura arebe ko wahindukira, ntubyiteho, arakuvugisha kugira ngo arebe ko mwaganira kuri icyo gikorwa, ntubyiteho. Bagabo ndagira ngo mbabwire ngo murimo kubabaza abagore banyu, umunsi mwabonye babaciye inyuma ntimuzagire ngo ntago nababwiye. Rero icyo nshaka kubabwira ni iki, nuko wita ku mugore wawe, ukamenya ngo umugore wanjye akeneye iki, ndamufasha gute. Ushaka kumugurira igitenge, ukamugurira umwenda mwiza, ukamugurira ibyo kurya, ukamuhahira, ukamukora ibintu byose bishoboka rwose pe, ntagire ikintu akuburana. Ariko iriya ngingo y'imibonano mpuzabitsina idakorwa neza, utayimukorera ngo yishime, ibintu byose byaba ari zero. Rero ndagira ngo mbabwira ngo bagabo, ushobora kuba wenda warabigerageje, ukajya ukivuza, ukagira gute, bikanga, biranashoboka, kuko hari bambwira ati rwose narazengurutse ahantu hose. Icyo nkubwira cyo nuko nakubwiye ko mfite umuti mwiza, nababwiye ko mfite umuti mwiza, umuntu wese uwufashe agenda arangira undi, uwufasha akagenda arangira undi. Rero ntago ukwiriye kubaho ngaho ngo nararekeye. Hari abajya bampamagara ko ati ngenda nararekeye, ni narabiretse. Oya, ntago ari ngombwa, ntago ari byiza kubireka, ahubwo teri ntambwe ze, ntago ari nk'ibyo wafasha ahandi, ahubwo uwanjye urihariye. Nkunda kubabwira urihariye, kandi kuba wufata bazi neza ko wihariye, uratandukanye n'ibindi byose. Murakoze cyane bagabo, nende mu kubatonganya, ariko nabagira inama ko abo bagore banyu murebye nawe bashobora kubacika kandi mu gahe gatoya. Hanyuma rero icyo nari nshatse kubabwira bagabo, mugerageze ufate umugore wawe, mutere intambwe, muze tuganire, kuko hari igihe ubura aho ngaho kumva ibintu byawe, nta wundi muntu wabimenya, wabyihererana, mbese ugashaka nuko n'umugore we mutanabivugaho. Bene abo ngabo usanga hanini umugore amuvugisha agatangira kumwuka inabi, ashaka kugira ngo batagira icyo babivugaho.
oya uyu mwuka inabi ahubwo mubiganireho, niba mubuze n'umwanzuro mubuze n'igisubizo mutere intambwe muze tubiganireho turebe ese biraturuka kuki, uko kurangiza vuba kwawe biraterwa n'iki, uko gucika intege biraterwa n'iki, hanyuma uze tugufashe uwo mugore wawe nawe yishime. Twe turi ku bagabo rero tubabwira ko ibyo byose birakemuka, ntago ari ukubera imyaka ufite. Hari abambwira ngo mfite 50 mfite 70 ingahe, birashoboka 60 70 birashoboka rwose kuba wakongera ukamera nk'umusore. Hanyuma ku bandi bakiri bato nabo hari igihe avuga ati barandoze, ese ni gute nshobora kuba mfite imyaka 30 makumyabiri n'ingahe nkaba nshakanye n'umugore tutaramara n'ukwezi, uyu mwanya nkaba ntabasha gukora imibonano mpuzabitsina. Ntago bakuroze, nta burozi ufite, ahubwo ngwino turebe, ngwino tuganire turebe. Hari igihe ushobora kuba arikinishije, hari abantu benshi bajya bikinisha, yamara kwikinisha yarabikoze akiri umwana, hanyuma nyuma byazamugiraho ingaruka akimara gushaka agahita yumva ko bamuroze, nyine abonye atabasha ategura umugore agahita arangiza atari yanagira icyo akora. Ntago ari uko rero ari uburozi, ahubwo ni uko kwikinisha kwawe cyangwa se n'ubutaranikinishije n'imisemburo iba yaragabanyutse. Ibyo byose rero tubirebaho kandi tukabibonera igisubizo. Barakira, ndakubwiye ngo barakira. Umuntu wese uhageze ahita arangira undi nabibabwiye. Reka rero abagabo tubaveho kuko ibyabo tubivuze bwacya bukira, kuko ni byinshi ni birebire. Reka twirebere noneho no ku bagore. Ntago burya iyo ukomye urusyo nyine niko babivuga mu Kinyarwanda, uba ugomba gukoma n'ingasire. Abagore nabo bafite ibibazo bikomeye cyane. Ntimwumve tuvuga ku bagabo tunabatonganya tugira gute ngo mwumve ko mwebwe ari shyashya. Namwe ntago mworoshye, namwe ntago byoroshye kuri mwebwe. Uri umugore urashatse umugabo, mugeze mu gitanda, urabizi ko uje gushaka umugabo, nyine uje kurarana n'umugabo wawe, uri iwanyu wararaga wenyine, wenda birashoboka. Uyu munsi mubaye babiri, mugomba kuryara muri babiri kandi mukaryama mwikwema imyenda. Ese mwe abagore mwe mujya muryama mwambaye imyenda, umugabo yagukoraho ugatangira kumubwira rwose nabi. Abagore bameze gutyo, ngo nta bushake mfite, ngo ntaki, bigatuma urara wambaye rwose imyenda umeze nk'uri ku rugamba. Birababaje mwe abagore mwe. Umugabo wawe agahora kwinginga buri munsi ukwezi kugashira ukundi kukaza. Uzi ko hari abagore bameze gutyo, akaba yamara amezi 2 atariyemera ko umugabo wamukoraho. Bagabo bajya baza nabo bambwira ibyanyu, bakambwira bati rwose shangazi mfite umugore sinzi ukuntu bizagenda, nzamukuzane. Akanamubwira ati rwose tugiye kwa shangazi, undi akavuga ati reka naho ngiye. Ahanini mukunda kwitwaza ngo nta bushake mufite. Wese ubwo bushake mubuzwa n'iki? Mukunda kwitwaza ngo murarushye mwakoze iki? Kora nyine imirimo nibyo, ariko usigaze umwanya w'igikorwa cya nijoro, usigaze uwo mwanya uhasigarize, kuko imirimo ugomba kuyikora nibyo, ugatunganya inshingano zawe zose, ariko hari n'indi nshingano ikureba. Hari n'inshingano ikureba ya nijoro, cyangwa se niyo yaba ku manywa nta kibazo, iyo mu buriri. Iyo nshingano irakureba. Ibyo rero byo kuba ngo urananiwe, ngo wiriwe mu kazi, byo kuba ngo nta bushake ufite, ibyo ntabwo ugomba kubizana ku mugabo. Umugabo ari tayari, ameze neza, nta bibazo afite, ariko wowe umubereye ikigeragezo, umubereye ikibazo. Ibyo biramuhesha iki? Kujya mu bandi bagore. Mu gihe agushaka 2 3 4 5 akakubura, arajya mu bandi bagore. Ejo usanga uravuza induru, umugabo wanjye yanciye inyuma, umugabo wanjye ibintu nk'ibyo. Ibyo ntago ari byo. Niba uzi ko nta bushake ugira, wa mugore we, umugabo akaba akubwira ati rwose gerageza ukora ibishoboka byose, wivuze, ugira gute. Erega hari n'igihe uba wanabyishyizemo. Hari abagore benshi baba barabyishyizemo, ngo ngiye ngo nuko nteye, ngo nuko meze, ngo nta bushake ngira, ngo umugabo ngo ntakankoreho, ibintu nk'ibyo. Ndagira ngo nkubwire ngo umugore wese cyangwa se umuntu wese abaremanywe buriya bushake. Ese ahubwo urareba ni iki gituma ntagira ubwo bushake, ukareba niba hari ibibazo wagize by'uburwayi. Icyambere, ushobora kuba waragize ama infection. Iyo uyafite ushobora kuba yararwaye ukiri mutoya, cyangwa yararwaye umaze gushaka, birashoboka. Iyo ubona ufite ibintu bidasanzwe mu gitsina, bisohoka mu gitsina, binuka, ushobora kuba wakwishimagura, ushobora kuba wumva wihagarika ukababara, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu byonyine ubwabyo ni ibintu bikubuza, cyangwa se bigatuma buriya bushake bugenda, ukamera nka nyine. Hari ikiganiro nigeze nkora,
mvuga kuri Mukagatare, ugasanga niwe Mukagatare bavuze, kubera ko nyine ibyo bintu byaragiye birakumisha, biragenda birakumaramo ububobere bwose, uragenda uruma kugeza ubwo ubura ubushake. Rero abagore batagira ubushake nane mu kubabwira ko tubafasha, tukabaha imiti bagakira bakamera neza, ukagira ubushake, ugashaka umugabo wawe ukumva uramwifuza. Hari abagore benshi bajya bambwira ati ngiyewe mba numva abantu, hari abagore bavuga ngo uhamagara umugabo wawe ukamubwira ati ndumva ngukumbuye, ndumva ngushaka, akavuga ati ngiye ibyo ntago birambaho, sindigera mpamagara umugabo, sindumva namukeneye na gatoya. Rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe wumva ngo nikuteye n'iki, ariko ni ikibazo, ni ikibazo kuvuga ngo igihe cyose utarumva umukeneye ni ikibazo kandi kibabaje, kandi rwose gishobora kubonerwa umuti ugakira. Tubaha imiti rero abagore bameze batyo babura ubushake, abagore batagira amavangingo. Nababwiye ko umugore wese aremanywa amavangingo, ahubwo ni iyihe mpamvu utayagira, ni iyihe mpamvu utayafite. Nubwo wumva ngo nikuteye ngo ntayo ugira ngo ni kuremwe, ntago ari kuremwe, ahubwo waremanywe ayo mavangingo, ahubwo impamvu utayafite ni iyihe, ni iyihe utamera nk'abandi, ni iyihe mpamvu utarekura amazi nk'abandi ngo wishime unezerwe, ayo mazi aboneke nk'abandi bagore. Kuko umugore wese ahava akagera aremanywe amazi, afite amazi, afite buriya bubobere. Igihe rero atabufite, igihe wowe ubona ko utabufite, ntumve ko ari kuteye, ntumve ko abagore bose ariko bameze. Oya, ntago ariko bameze, ahubwo ni ikibazo cyawe wihariye, ni ikibazo cyawe wenyine. Nubwo wenda hari uwo muganira ukumva nawe niko ameze, ubwo nyine ni ibibazo byanyu, ariko umugore aremwe mu buryo bwiza bwo kuba arekura amazi kandi ibintu bikagenda neza. Rero ushobora kuba utayafite, ushobora kuba ntayo wibonaho, kuva washaka, kuva wabona n'umugabo wawe, ukaba rwose nta na rimwe wari wigera ubona ayo mazi. Birababaje, ni ukuri. Niba utarumva uwo munezero, ni ibintu biteye agahinda kandi bibabaje. Nkaba nyirangore mbabwira ngo bagore mutagira ayo mavangingo, bagore mutagira ibyo byishimo byo mu buriri, bagore abagabo bakoraho mugataruka, mukarara mwambaye, bajya kuba mwajya kuryama mukazimya amatara, mwajya gukora imibonano mpuzabitsina ukabwira umugabo zimya kugira ngo atakureba, ibintu nk'ibyo. Ndagira ngo nkubwire ngo nene mu kubabwira rero uwo mugore utagira amazi, utagira ububobere, utagira ubushake, turamufasha tukamuha umuti bigakira bikagenda neza. Umugabo wawe niba akubwira ati tugende tujye kwivuza ukabyanga, nawe wa mugore we rwose ndagira ngo nkubwire ngo urimo uramuhemukira, ejo naguca inyuma, ejo najya gushaka abandi bameze neza, ntuzavuga ngo umugabo yaragutaye. Hanyuma turagaruka ku kindi kijyanye no guca imyeyo. Bagore rwose iyo ngeze aho ngaho kuri iyo ngingo, umugabo wawe arabikubwira buri munsi, akakubwira ati rwose uzagenda ujye guca imyeyo, kubera ko ayikunda nyine. Wowe wanze kubikora, wenda uvuga ngo ntabikunda, ntacyo bimaze, nta kamaro kabyo. Niyo ngo bifite akamaro gakomeye cyane. Kibikubwira nuko umugabo wawe nyine aba abikubaza buri munsi. Ashobora no kutabikubaza, hari n'abagabo bakunda kwicecekera, ariko nyuma wazajya kubona ukuntu arimo arakwereka ibimenyetso bikugaragariza ko ayishaka. Umugore rero utaraciye imyeyo, umugore utagira ayo mazi, ni ikibazo gikomeye cyane. Imyeyo rero turayibacira. Ushobora kuba utabizi, utazi uko babikora, byarakunaniye se, warabikoze bikanga, warashyizeho ibintu byose, ibintu ntaho kutagize bikanga, turabigukorera mu gahe gato cyane bikaba byakunze. Hanyuma ku bagore n'abakobwa nyine bagiye gushaka bakiri batoya, rwose sheri wawe akubwira ati nizere ko wacimye, nizere ko umeze neza, nizere ko ibintu ari tayari, ukamubwira wenda uti narabikoze kandi wenda uzi neza ko ntabyo wakoze. Nuramuka ugezeyo rero utarabikoze, uzahura n'ingorane zikomeye. Ngwino tugufashe, turabibakorera mu gahe gatoya bikaza. Waba uri kuva ku myaka nibura 12 kuzamura kugeza kuri 50. Urumva guhera muri 30 kuzamura kugeza kuri 50 ho biba umubiri waratangiye gukomera, bigenda bifataho agahe gatoya. Ntago kuvuga ngo bitandukanye na wa wundi uri mu myaka 12 20 gutyo, umubiri watangiye gukomera. Ariko uko wakomera kose turabigukorera bikaza. Wowe ushaka kubyikorera bikanga, waranabikoze rwose byarakunaniye, warabigerageje biranga, ariko turabigukorera bikaza mu gihe gito cyane. Ku bantu rero bari mu ntara badashobora kugera muri Kigali, kuko niho dukorera, tugohereza umuti cyangwa se ukaza tukakwereka uko bikorwa, hanyuma ukagenda ukabyikorera mu gahe gatoya
bikaba byaje nyine twakweretse uko bikora, kuko ushobora kubyikorera tutarabikweretse ukabikora nabi. Hari ababikora bagasumbanya, hari ababikora bakatuzana ari udushumi, hari abakurura ahatariho, ibintu nk'ibyo. Ibi byose rero ni amakosa agenda akorwa, kandi iyo ubikoze nabi nyine biba ari ubusembwa kuri wowe, ntabwo aba ari byiza. Biba bisaba kuza tukabigukorera, kandi ntekereza ko abantu bose twabikoreye barimo barashima Imana, bimeze neza, bagenda barangira abandi bakaza tukabibakorera. Hanyuma ku bantu turashaka kubwira rero, ku bantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye bakeneye ubufasha bwacu, bakeneye ko tubagezaho imiti, abari mu bihugu, igihugu icyo ari cyo cyose urimo, tukoherereza umuti ukakugeraho neza cyane, vuba kandi mu buryo bworoshye, imiti kugeraho nta kibazo. Abari mu ntara rero, mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara hirya no hino, nabo tuyibagezaho. Ubaye utabashije kuhagera, udafite umwanya wo kutugeraho, utubwira uko ikibazo kimeze, hanyuma tukawukoherereza ukakugeraho vuba cyane. Murakoze cyane. Ntabwo turi buvuge byinshi nubwo twabivuze, ariko murihangana. Gusa tuba turimo kugenda tubahugura, tuba twumva kugenda duhugurana. Ushobora kuba urebye ikiganiro aribwo bwa mbere, ukamenya ngo hariho imiti ifasha abantu, ukamenya ngo hari urubohero kwa Shangazi, urubohero rwiza cyane. Murakoze cyane rero. Dukorera mu mujyi wa Kigali, hirya y'ahahoze gereza, munsi ya sitasiyo ya SP, ku kapa ka 289. Aho ngaho rwose, iyo niyo naho wagera kuri sitasiyo cyangwa se kuri gereza, uraduhamagara tukakuyobora, hanyuma ukaza tukagufasha. Murakoze cyane rero. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubishimira. Reka dusenge Imana nk'uko twatangiye ikiganiro dusenga, kugira ngo Imana ibane natwe. Mana, turagushimiye kuri Imana yacu nziza, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye ko uri Imana ikomeye, tugushimiye ko uri umwami mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe byose bitambutse, ukarinda ubugingo bwacu, ukarinda imibiri yacu. Izina ryawe rishimwe. Turi imbere yawe rero, tukeretse izi ngo kugira ngo zigirire neza, kurimo ibibazo, kurimo amakimbirane, kurimo intonganya zirimo, utanga umunezero, utanga amahoro, utanga ibyishimo. Urakoze, turagushimiye. Ngaho bana natwe, abagiye gukurikira ikiganiro bagirire neza, mu izina rya Yesu. Amen.